Kuri kumbipa kambi Inshuro 29 wajyanga bitabaza abahu waza amoro sete kabisa bako bagira ngo inshuro 29 bari ko masibazo cya Zebara bari bari biba ahantu hose ugiye Zebara barambuye ko ndamwe ndetse n'impamvu ya ikibazo kiragwira kabisa Boga twari dupanze ko ese Valentin ko nta kibazo ko nta mutima wo gukoresha ndaza kumukunda mu kimwe cyose arakenera ariko akanya tangiye kumva ese Valentin yaje ariko ndi yaje kumugura cyangwa amagara cyangwa mu biciro bigera muri magana angahe ese Valentin azikari zakurira Valentin na Valentin rero mu se Valentin y'umuntu uri witambaye ngo se Claude, se Michel, se Dodi no kuko bataba hose ibyo bigenewe Valentin na Valentina ibindi byo kuza ibana ngo cherie nzarira umutuku yego umutuku unakeye konda nawe umutuku ndawufite umutuku n'umukara usibye ko nagiye kugura ibintu bitajyanye niba ari ku itariki ebyiri z'ukwa 22 turebera kamuhamagara mubaze ukuntu bimeze niba koko birakunda ko turasohoka tukanasohoka turinze Halo sha nta kibazo kabisa ndashima Imana n'abantu bake cyane nawe urimo ndagushima pe ikibazo yeza ko nta kibazo mfite umutuku ko nawubonye n'umukara mfite agakote keza ashane dusohoka ahubwo barakunyiba tu ariko ngiye ikibazo mfite ni ukumenya aya mabara icyasobanuye ngiye nicyo kibazo umuntu aba ari kubabaza wenda mugapfa gubuka abantu babashyiramo namwe mukavuga ngo mugiye kubijyamo umutuku se umutuku cyusobanuye ubusanzwe ntacyo uzi ko akenshi aba ari amaraso no umutuku urabona ko no mu muhanda bashyira akantu k'umutuku aba ari ikibazo cy'ibyago ahantu habera impanuka none muri kwiyambaza mukoze baratenya umutuku ari ibintu bitera umujinya niba mutanabizi nese umukara uyoboye ko ari kwa Satani umukara kenshi na kenshi uzobanura ibintu byo kwa Satani ibintu by'umwijima ibintu byijimye cyane n'ubundi ibintu by'urukundo rwacu harimo gupfa no kwijima ariko nyamara ibyo ndi kukubwira aba ari ibyo none se niba utangiye kuzajya wiyambika umutuku n'umukara ukumva aho utari hafi gupfa uri mu bagenda sawa
ariko rero niba uzi kutarabo niba wabuze umutuku nta kundi wafata n'akajipo ka kabiri n'agapira k'umukara cyangwa k'umuhondo ibintu bikagenda neza ariko ibintu byose no kuvuga ngo wabyuzuza wabivamo se ariko ntabwo ushobora kuvuga wenda nta kibazo ivyo bitaba se Valentin ibese Dizzo cyangwa ibese Kuri na Chantal mbese ibyo bibaho ushaka ibyo urazana byose nta kibazo ntawe uraguseka nushaka uzo wambaye akakanzu ka kabiri cyangwa se agapira k'umuhondo ibyo ni ibyawe ni ibyawe sawa ntari naheje ubwo kuri izo tariki naheje kuri izo tariki ubundi zageze ariko ntabwo twashaka n'undi munsi tukajya kubeserebura ahubwo tamubita dore ko ariko mwabaye dore tutangiye kuri nganzwa turi abasore sawa nani uri ukuntu ushaka aho ibintu by'umukara ntabwo mbishaka zana akajipo ka kabiri cyangwa agakanzu ka kotoni ibyo ntacyo bimbwiye upfa kuba ndabona icyo kunywa n'icyo kurya n'ibyo sawa